ijambo ry'Imana niryo rigomba kubanza imbere. Nimba ubyutse ugiye mu murima ugiye guhinga, niba uri umuhinzi cyangwa niba uri umucuruzi cyangwa ibyo ukora byose muri serivisi zawe zose, ijambo ry'Imana niryo rigomba kuza imbere. Nimba ijambo ry'Imana atari ryo rije imbere, n'ibyo ukora nabyo urimo urakora kunuza ku musenyi, ushatse wabyihorera. Haleluya, turabashuje mwese abadukurikiye hirya no hino ku isi, abari mu mpande zitandukanye. Izina ry'Umwami wacu Data rihabwa icyubahiro. Kadutangire dusenga. Data mu izina rya Yesu, izina ryawe Data rihabwa icyubahiro mu isi no mu ijuru. Turagushimiye kuko Imana igira neza, turagushimiye kuko dukunda kuruta uko twikunda, utuzi kuruta uko twizi. Muri aka kanya izina ryawe Data rihabwa icyubahiro kuko tubonye amahirwe yo kongera kuvuga ubutumwa bwiza. Zikwara impaka nyinshi, hari n'intambara nyinshi ziba zahagurutse, ariko mu izina rya Yesu Kristo hari kiba wakoze kugira ngo Data tugire ku mwanya mwiza nk'uyu nguyu. Rero muri aka tuhagarika imbaraga z'umubi zose mu izina rya Yesu Kristo, izatuma ubutumwa bwiza butumvikana nk'uko bugomba kumvikana. Tuzahagarika mu izina rya Yesu Kristo, kuko Data dukubita hasi byikirejwe kurwanya ubushake bwawe. Turakubita hasi imbaraga z'abademoni zatuma ubutumwa bwiza butagira bugomba kujya. Mu izina rya Yesu Kristo Data turaguhamagaye ngo uzubane natwe, wigaragaze kandi uheshe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Aka kanya turashima Imana ko twagiye kubona akanya keza nk'aka ngaka, kugira ngo twagiye kuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi ijambo tugiye kurebera hamwe, umutwe w'ijambo uravuga ngo umukristo cyangwa se abakristo ntago bakwiye gukunda iby'isi. Mu by'ukuri abantu bashaka Imana ari benshi, cyangwa se abantu bashaka gukizwa ari benshi, ariko ibintu bibangamira abantu cyane cyane ni ibintu byano mu isi. Nyine twese wago biragirana n'uyu mubiri, ariko nyine ijambo ry'Imana icyo rivuga, nubwo ijambo ry'Imana riduha ububasha cyangwa se rikaduha n'ubushobozi bwo gukora kugira ngo tubashe kugira kubaho, ariko kandi nanone ntabwo umukristo akwiye kwita ku by'isi cyane ngo bigere ubwo bimutandukanya n'Imana. Twagiye tubona batubanjirije mu gihe cyashize, haba mu byanditswe cyangwa no mu buzima bwacu turimo, abantu benshi bagamburura bitewe nuko hari iby'isi nyine bararikiye bashaka kugeraho. Ariko ijambo ry'Imana ndagira ngo turebe icyo rivuga ku bintu bijyanye n'isi, turebe icyo rivuga ku bintu bijyanye n'ubutunzi bw'ahangaha mu isi. Turasoma Matayo ibice 6 umurongo wa 24, haravuga ngo ntawukeza abambi babiri, kuko yakwanga umwe agakunda agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Mu by'ukuri iri ni ijambo ryabaho twebwe tutarabaho, twaje turisanga, nubwo tugerageza kugenda twidefanda, tukabica ku ruhande, tukabifata ukundi, tukabigurufanya ukundi, ariko bavandimwe mumenye yuko Imana nta kivuga kugira ngo iduhemukire, nta n'ikikokora kugira ngo tubangamirwe, ahubwo byose ibikora mu rukundo rwayo. Bibiliya nivuga ngo byose bifataniza hamwe kutuzanira ibyiza. Mu biganiro byabanje twagiye tubonaho ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu niyigira inshuti y'ibyisi yaba yihinduye umwanzi w'Imana. Isi nibyo tugomba kuyibamo, tukanakora, tukanashaka kandi biduteza imbere, ariko ntabwo bigomba kudutandukanya n'Imana, ntabwo bigomba kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Nibone ibyo ukora bitangiye kugera bitandukana n'ijambo ry'Imana, icyaba ari cyiza ukwiye kugarukira aho ngaho. Kuko iyo urebye mu batubanjirije ukareba ibibazo bagiye bahura nabyo, bamwe bagiye bagurana umugisha wabo bitewe n'inzara, bagafata umugisha bakawugurana ibyo kurya. Natwe uyu munsi iyo tubona ibintu biri hirya no hino, iyo twitegereza ibintu byano mu isi, nibyo tubujijije gushaka Imana nyakuri. Iyo turwanira mu musengeri wacu, icyo tuba dupfana amafaranga. Iyo twabuze umwanya wo gusenga, tukajya mu by'isi cyane, tukabyinjiramo cyane, nta kindi kintu tuba turimo dushaka n'ubutunzi bw'ahangaha mu isi. Ariko ijambo ry'Imana ryo Matayo hano ibice 6 ku murongo wa 24 hatwetse ko ntawe ukeza abami babiri.
mu by'ukuri iri ni ijambo abantu bagenda bahindura bakabivuga ukundi, ariko nimba Bibiri ivuze ngo ntawe ukeza abami bangahe babiri, nyine ntabwo bishoboka, nyine ntacyo wakora, nyine ntabwo byashoboka. Abami babiri ntabwo wabakeza ngo bishoboke. Ahangaha noneho bikarangiye havuga ngo ntago mubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Namwe muzagenzure murebe mu buzima bwanyu busanzwe. Iyo mwinjiye mu by'isi cyane, iyo mwabyinjiyemo cyane, usanga n'umwanya wo gusenga wabuze. Ugasanga umuntu afite akazi, arakora guhera ku cyumweru kugera ku wa mbere, arakora amasaha menshi, yajya no kuryama akaryama akihirika nk'intuza, nk'umutumba cyangwa nk'igiti bateye hariya, ugasanga no kusoma ijambo ry'Imana ntabwo bigikunda. Ariko icyo ngicyo nta kindi kibitera, nuko umuntu aba adafite kwizera. Ngo iyo wazamuye kwizera, iyo uzamuye kwizera kwawe, iby'isi ntabwo byitaho cyane. Urakora nyine, ariko ugakora nyine nk'umushyitsi ugenda. Ariko no kuvuga ngo mwahangaha mu isi, ahangaha turi, ntabwo uzavuga iri jambo ngo ryumvikane, kubera yuko nyine isi nyine iratwomburije gukora cyane, iratwomburije gushoramo imbaraga nyongo nyinshi cyane. Ariko aho ugenda hose nagushishikariza kuvuga ngo ntiwibagirwe, niba uri umukristo ukwiye gutekereza kuvuga ngo ku Mana cyane, ugatekereza kuri Yesu cyane kuruta uko utekereza ku mafaranga cyane. Muzabibona henshi na henshi aho murimo mujya, wenda naho mwigira ijambo, naho mwakabaye mwigira ijambo ry'Imana, kenshi na kenshi muzaba mubwirwa amafaranga, muzaba mubwirwa imishinga, muzaba mubwirwa amasezerano y'iby'Imana izakora. Imana izaguha amafaranga, Imana izaguha inzu, ntabwo mpakana ko ibyo ngibyo Imana itabikora, iranabishoboye cyane, kuko niyo twaje tubisanga mu isi. Ntabwo twigeze tubwira Imana ngo nidukorere ibintu runaka. Duhere nko kubyo turya by'ahangaha iwacu, nta muntu wakubwira ngo wenda n'igihe waremye umuceri cyangwa se ndeme ibishyimbo cyangwa se ndeme ibitoki n'ibindi tungo byo ngiye iwacu turya. Twaje tubisanga. Bigaragara ko mu mugambi w'Imana yari yateguye ubuzima bwacu twebwe tutari bwabeho. Ahubwo ikibazo kivuka iyo twatangiye ngo kugenda twikira hirya y'Imana, niho dutangira guhinga ibigori bikamungwa tutari bwagasarure, niho dutangira guhinga intuza, urutoki, ibitoki bigashya bitari bwongo, bitari bwongo bwere. Wajya mu rutoki ugasanga ibitoki byose byabaye umuhondo, kandi igihe cyo kwera ntabwo kiragera. Ariko ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo iyo abantu batangiye kugenda bagomera Imana, bagenda bahura n'ibindi bibazo bitandukanye, nabo ubwabo badafitiye iki ibisubizo. Rero muri no minsi, nubwo twikundishije ku isi cyane, nubwo n'ijambo ry'Imana ritagihabwa agaciro cyane, abantu basigaye barishakira ubugororangingo, ariko ijambo ry'Imana uko riri ngo nuko nguko ntacyo warihinduraho. Wenda wowe washyiraho ubugororangingo bwawe kugira ngo ugere ku byawe wumva ushaka, ariko ijambo ry'Imana nta kintu kindi warihinduraho. Niba Bibiri ivuze ngo ntawe ukeza abami babiri, nyine ntabwo bishoboka nyine, ntabwo wakeza abami babiri ngo bishoboke. Niba Bibiri ivuze ngo ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi, ibyo bintu nyine ntabwo bishoboka, nyine nta kintu wabihinduraho. Ahubwo wowe uri mushaka ubutunzi, wakagombye gutekereza ukavuga ngo ariko ubundi ubu butunzi dufitanye garanti y'igihe kingana iki. Nkunda no kubibabwira cyane yuko nta muntu n'iyi mperuka yabitinze, nta muntu ufite garanti y'imyaka irenze. Nubwo ngiye mvuga mbwa myinshi, nkunda kubabwira ngo nta muntu uri mu isi uteze kuzarenza imyaka 200, nta nuzayigezaho. Muzayira mugarukira munsi yayo. Nubwo wenda abantu bajya bavuga ngo twavutse ngo muvuga ngo imperuka, ngo ariko ngo n'ubu ngubu imperuka ngo ntabwiraba. Ariko se abo mwavutse musanga mu isi baracyahari, ntago bapfuye. Bibiliya yoyo ivuga yuko ikuzimu nta mirimo nta n'imigambi iriyo. Udakijijwe ubu ngubu, utakiriye Yesu ubu ngubu, ijambo ry'Imana utaryumviye ubu ngubu, ntago uzaryumvira ugeze hehe ikuzimu. Rero no kuvuga ngo mu buzima busanzwe ibyo ukora Imana ni igomba kuza mbere. Ijambo ry'Imana niryo rigomba kubanza imbere. Nimba ubyutse ugiye mu murima ugiye guhinga, niba uri umuhinzi cyangwa niba uri umucuzi, cyangwa ibyo ukora byose muri services zawe zose, ijambo ry'Imana niryo rigomba kuza imbere. Nimba ijambo ry'Imana atari ryo rije imbere, nibyo ukora nabyo urimo urakora kunuza ku musenyi, ushatse wabyihorera. Rero turebe nanone, turebe ijambo ry'Imana muri Luka ibice 12 ku murongo wa 13.
Luka 12 umurongo wa 13, umutwe w'ijambo uravuga ngo umutunzi w'umupfapfa. Ngo nuko umuntu umwe wo muri iryo teraniro aramubwira ati, mwigisha, bwira mwene data tugabane imyandu. Nawe aramusubiza ati, wa mugabo we, ninde washyizeho kuba umucamanza wanyu, cyangwa ngo mbagabanye ibyanyu? Aramubwira ati, witonde kandi wirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. nuko abacira umugani ati, hariho umukungu wari ufite imirima irumbuka cyane. Nuko aribaza mu mutima we ati, ndagira nte ko ntafite aho mpunika imyaka yanjye. Aribwira ati, ndabigenza ntya, ndasenya urugega rwanjye, nubake urundi runini. Rero turagumiza dusoma iki gice, ariko kugira ngo tutaza kusoma n'ibintu byinshi wenda ntibashe kumva n'ibyo ari byo. Ahangaha ni umugani w'umutunzi w'umupfapfa. Yasanze Yesu ngo aramubwira ati, wowe mfasha ubwire mwene data tugabane ibyo jyewe ibintu byawe byanjye mfite, ibintu byacu. Yesu aramubwira ati, ninde washyizeho kuba umucamanza wanyu? Ariko noneho hano ku murongo wa 15 aramubwira ati, witonde kandi wirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Bene data, ahangaha nimba hari ibintu bihemuje abantu, ni ibintu nyine bijyanye nyine n'ubutunzi bw'ahangaha mu isi. Wenda uraruti, ntanzu ufite muri Kigali, ntanzu ufite mu Rwanda, ntanzu ufite muri Amerika, ndashaka visa, ibintu n'ibindi byose. Ariko Yesu ikintu yavuze ku bijyanye n'ubutunzi, yavuze ngo ntabwo ubugingo bw'umuntu buva mu bwinshi bw'ibintu bye. Na Satani igihe asangaga Yesu amaze iminsi 40 n'amajoro 40, yaramubwiye ati, fata amabuye uyahindura umutsima wo kurya. Kandi koko Yesu Bibiliya yaduhamirije yuko ngo yarashonje. Ariko aramubwira ati, ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Mujya mwibwira yuko kuba mwakoze cyane, kuba mufite amafaranga menshi, kuba mugize gute, ngo ari byo bituma mwumvikana, ari byo bituma mukomera. Yego nibyo pe, muri iyi si amafaranga muzayagira, wenda mukandagira n'ubutaka n'ubushaka buzarimbuke, ariko ku Mana ni zero. Ubwinshi bw'ibintu ntago ari bwo butanga ubugingo, ntago ari bwo buguhesha ubugingo, ntabwo ari bwo buguhesha kumvikana. Nubwo mubona ahantu duteranira hirya no hino umuntu ufite amafaranga ari we wumvikana, ariko ibyo ngibyo ntago ari byo bimuhesha ubugingo. Ushobora kwitanga miliyoni, ushobora kwitanga 10, ushobora kubaka urusengero wenyine, ariko ibyo ngibyo ntago ari byo biguhesha ubugingo. Noneho hano ahangaha kuri 19 haravuga ngo nibwo nzabwira uriya muntu nyine yaramaze kuvuga ati, ko mbona imirima yanjye irumbuka, nkaba mbona ibintu mbuze ahantu ngira mbishyira. Aravuga ati, reka senye urugega rwanjye nubake urundi runini cyane kugira ngo mbone aho nshyira imyaka yanjye. Noneho kuri 19 kuri 9 ntiwavuze ngo nibwo nzabwira umutima wanjye nti, mutima ufite ibintu byinshi bikubikiwe imyaka myinshi, ngaho ruhuka urye unywe unezerwe. Ariko Imana iramubwira iti, wa mupfu we, muri iri joro uranyagwa ubugingo bwawe. Ibyo wabitse bizaba ibyande. Bene data, imyaka mike umuntu afite ahangaha ku isi,
nimba utagerageje ngo ushake mu maso y'Uwiteka, nimba utagerageje ngo umenye inzira y'Imana, umenye kubaha Imana, ibintu nibyo yego urabishaka, ibintu nibyo wenda uzabyiba ubibone, cyangwa se wenda uzanakoresha ibyiba byawe wenda ubiguha ngo nyine ubishake. Ariko se Bibiliya itweretse uyu muntu wari umaze kuvuga ati mfite ibintu byinshi, imirimo yanjye irarumbuka, none ubwo ibintu byanjye ari byinshi, reka nubaka urugega runini mbashe kubivuga ngo mbashe guhunika rwose by'imyaka myinshi. Ariko ngo muri iryo joro ngo atangiye kubwira umutima we ngo nuruhuke, umererwe neza, ugubwe neza, ngo kuko ngo ubiki ibintu by'imyaka myinshi pe. Ushaka kuvuga uti mfite amafaranga kuri kotege nta kintu nzaba, kandi koko hari abantu banayafite menshi cyane. Ushaka kuvuga uti mfite inzu ikomeye niyo hazi umwe gumeze gute nta kizaba, kandi koko barazifite. Ushaka kuvuga uti mfite akazi gakomeye nashyizweho n'abantu bakomeye nta muntu uzanyirukana, kandi koko byanashoboka ko ntawe uzakwirukana. Ariko se uyu muntu ngo yaratangiye kuvuga ngo yaratangiye kubwira umutima ati noneho wowe ruhuka umererwe neza kuko ubikiye iby'imyaka myinshi. Ngo ariko ngo Imana iramubwira iti haleluya. Ngo ariko umurongo wa 20 uravuga ngo ariko Imana iramubwira iti wamupfuwe muri iri joro uranyaga ubugingo bwawe. Nibyo nababwiraga nyine, ibintu urabifata ugahera ku mwaka wa mbere ukiga mu ishuri ukavunika cyane, ukagera ku wa kabiri, ukagera ku wa kangahe, ukarangiza kaminuza. Ariko cyagiye uvuga uti ndumva bimeze neza, ndumva nguwe neza, ukajya kubona ukabona nyine uvuye mu mubiri. Ngo Imana noneho ngo iramubwira ati uranyaga ubugingo bwawe. Rero icyo twasorezaho nuko uko byagenda uko ariko kose Imana nibikuburiye ku bintu bijyanye no mu isi ngo witware gakeya, itwara gakeya. N'abahanuzi nabwo mu bihanuro nabwo mwitoze gakeya, ubanze umenye koko nimba ari Imana koko ivuze, nubana atari Imana ivuze ubyihorere. Kubera ko ibi byano mu isi nyine urabishaka ukabyibuka bibona, cyangwa se ukawuca mu nzira za nyabyo nabwo ukabibona, ariko biragira n'ubundi ugize gute ubisize. Rero Imana ihabwa icyubahiro, Imana ihabwa icyubahiro. Ubutaha tuzakomerezaho, ariko ni ukuvuga ngo muri no minsi ikintu cyari gikwiriye ni ugushaka mu maso y'Uwiteka kuruta kwita ku by'isi cyane. Data mu izina rya Yesu Kristo, izina ryawe Data rihabwa icyubahiro mu isi no mu ijuru. Ugira neza bugacya bukira kuko uri umubyeyi, ntahwanye nawe Data uri umwizigirwa. Muri aka kanya rero turagushimiye kuko tugire neza kuri ijambo ryawe ritambutse, n'ubasha kurerekeza ukagira icyo urema mu mitima y'abantu. Mu izina rya Yesu Kristo ufashe abaryumva bose, ufashe n'abari buhinduke abashobora guhindura u Rwanda rw'ho mugisha kuvuga Yesu Kristo, amen.